guys mu byukuri ibi bintu birababaje ndetse biteye n'agahinda ku mbuga nkoranyambaga. Ibintu byari ibyishimo byari showbiz, ariko ubu ngubu uko bigenda bitinda bigenda bikura ndiko biri kugenda bindi bibi cyane kurushaho. Abantu benshi bagambaniye witwa The Ben kuri ubu ngubu bakomeje kugenda bamuharabika cyane, noneho bakavuga n'ibitabaye mu gitaramo bagatangira kubishyira hanze, bagashaka kuba bamuharabika bamushyira hasi cyane bikomeye. Kandi mu byukuri The Ben nawe hari ibintu yakoze bikomeye, by'umwihariko na show yariye niwe wagize uruhare gutuma ibyabiri hariya byose tubibona. Ariko mu byukuri ikintu kibabaje ndetse giteye n'agahinda n'uburyo abantu byose bari kubyima amatwi bagashaka kumushyira hasi cyane, nabo nyine bari batangiye gushaka kumuharabika no kumutuka, nyine bona ko ari ibintu bitari byiza habe na gatoya. Kandi bari kwirengagiza ko The Ben ni umwe mu bahanzi bafite igikundiro, bakunzwe n'abatari bake, kandi mu byukuri nawe yatanze ibyishimo. Yego ntabwo ya performance pe kuri stage, ntabwo yakoze ku rwego rumwe n'urwa Bruce Melody, icyo cyo ndacyemera. Niyo mpamvu ngiye kugusaba ngo tubane neza akantu ku kandi, icyo mvuga igira hanga ucyumve, ni kuko nagerageza gukora ubushakashatsi bwimbitse, ngerageza kunyura muri byinshi, hanyuma rero ibyo nabonye nibyo ngira ngo nzane tuganireho. Kuri stage umuhanzi Bruce Melody yahize The Ben, icyo cyo ndacyemera, ariko uburyo abantu twabitwayemo ndetse n'uburyo babikuririje cyane bakabigira ibindi, ndakubwiza ukuri yuko ibi ngibi ntabwo ari byo. Umuhanzi The Ben yagambaniwe bikomeye, hari abiyita aba bloggers batandukanye bakoze campaign imeze nko kumurwanya cyangwa se gushaka kumushyira hasi, ariko banabyishyuriwe. Noneho biri gutuma rero hari benshi turi kugendera mu bigare, tukaba tugenda dusenya The Ben cyane nta kintu na kimwe twishyuriwe, tutaza biva naho bigana, ugasanga naka turi tugendera mu kigare. Ndagira ngo tubane neza akantu ku kandi rero nkwereke uko byose biteye. Ngo wayikaze kuri ADMOUNT new. Yes, nyemerera ngusuhuze kandi nkwifurize ibihe byiza, nkwifurize kugubwa neza cyane aho uherereye hose, waba uri mu Rwanda hanze yarwo, ndagusuhuje cyane kandi nguhaye ikaze kuri ADMOUNT niyo. Nk'ibisanzwe tugenda tuganira amwe makuru abakomeje kugenda acishikana ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, amakuru akomeje kugenda agaruka mu binyamakuru bitandukanye umunsi ku wundi, nibyo ngenda gutegurira hanyuma nkabizana tukabiganiraho, ariko by'umwihariko tukagenda tunibanda ku bimenyetso bigaragara uko ibintu byagiye bigenda akantu ku kandi, nta kintu na kimwe dusimbutse. Hari ibintu byinshi rero abantu tuba dukomeza kugenda twirengagiza, kandi mu by'ukuri byabaye kandi byanabaye byiza cyane, byashimishije abantu. Nagerageje kumva impande zombi kuri iki gitaramo, ku bari bari ku ruhande rwa Bruce Melody, ku bari bari ku ruhande rwa The Ben, ku ruhande rwa The Ben nyirubwite, ku ruhande rwa Bruce Melody nyirubwite, hose nagerageje kugenda nyuzayo imboni nterayo akajisho, ndetse nkanumva nuko bo ubwabo nabo nyine bameze, buri kintu cyose nyine nuko bakiriye show yabaye, nuko byagiye bigenda akantu ku kandi. Mu by'ukuri by'umwihariko niba wari uri muri show, wowe turaza kugendana neza akantu ku kandi kuko uraza kubyumva, ariko niba utari uri muri show nawe ndagira ngo uze tubane neza cyane. Murabizi ko byinshi byavuzwe ku mbuga nkoranyambaga, abantu bavuze bati The Ben wakoze stage mbi, bati The Ben wagize gutya ukora playback stage, ukajya gucurangiramo indirimbo hanyuma rero ukaririmbiramo. The Ben muri interview yaje kubihakana, avuga ko atakoze icyitwa playback, ahubwo yakoze icyitwa loop. Iki kintu rero ndagira ngo nkivugeho neza. Ubundi playback ni igihe uba uri kuri stage hanyuma bagashyiramo indirimbo za nyazo zisanzwe waririmbye, hanyuma muri uko kuzishyiramo noneho nawe ukaririmbiramo, cyangwa se ntunaririmbe nyine. Akenshi ugasanga ya ndirimbo waririmbye n'ubundi abantu basanzwe bazi bumvise niyo barimo barumva muri show. Icyo gihe rero iyo hari ibitangazamakuru biri ku kamera biri gufata amashusho n'amajwi byose nyine bijyana, bakakurikodinga, iyo babirikodinze bakabishyira kuri YouTube babona copyright, kubera ko iyo upostinze nyine indirimbo runaka y'umuhanzi runaka yarasohotse ubona copyright. Ariko ndagira ngo ugende urebe muri stage zose za The Ben, urebe muri stage zose za The Ben kuri YouTube, n'abantu benshi babyuploadinze kuri YouTube, urebe muri stage zose nta nimwe busangemo copyright. Ibi bishatse kuvuga iki rero? Muri loop uko mbizi nuko nagerageje gushaka amakuru agiye atandukanye bijyanye n'izi stage zigezweho, n'uburyo umuhanzi akoresha iyo adashaka kuzivuna, ashaka nko kuzabyina kuri stage, adashaka kuzaririmba cyane ngaruhe, arabanza akajya muri studio cyangwa se agahura na bande ye bakarikodinga stage
bakarikodinga zimwe mu ndirimbo azaririmba kuri stage. Izo ndirimbo rero ziba ari indirimbo nshyashya ariko by'umwihariko nyine bavangamo umuziki, ariko cyane cyane ijwi ry'umuhanzi bakarizamura hejuru ku buryo nyine biza kuza kumufasha kuri stage azajya aririmba gake, ariko ryajwe n'ubundi rikumvikana cyane kuko ari ry'abantu babaje kumva, ntabwo babaje kumva za ndirimbo basanzwe bazi. Ibi ngibi rero The Ben yavuze ko ari bwo buryo yakoresheje, kandi koko iyo urebye nkuko mbivuze nyine muri copyright, niba ibya YouTube ubizi, iyo uploadinze video irimo indirimbo y'abandi nta kabuza copyright itizamo yihuse cyane. Ubu ngubu rero niba ibi bitaramo, niba izi stage zose The Ben izi ndirimbo zose yaririmbye kuri stage nta copyright n'imwe yigeze izamo, ni ikigaragaza ko izi ndirimbo The Ben yagiye muri studio cyangwa se yegereye bande yamufashije gucuranga, barazirikodinga bushyashya, bamaze kuzirikodinga bushyashya noneho aza kubikora n'uburyo bushyashya. Ndetse ubu buryo yanabivuzeho ko ba Chris Brown barukoresha, ndetse n'uburyo bugezweho na ba Biranze bagiye babukoresha, n'abahanzi bakomeye basigaye babukoresha cyane mu rwego rwo kugira ngo bativuna, mu rwego rwo kugira ngo babyine, nk'abahanzi bakunda kubyina cyane kuri stage, mu rwego rwo kugira ngo rero bataruha cyane, cyangwa se urabona iyo umuntu arimo arabyina ari no kuririmba biragorana cyane, uri kwahagira ukumva ijwi ntago riza neza. Ariko iyo ufite ukuntu warikodinze ku ruhande, wateguye stage neza, biragufasha kugira ngo ibintu bibashe kugenda neza. Nyine uzajya igihe utoriye akuka ushobora gushyiramo ijwi ryawe, none wakumva urushye ugaceceka, ryajwe n'ubundi muri ya record wakoze ibirimo neza, biba bizamuka bigendana neza cyane, ku buryo n'abari kurikodinga live n'abari gufata amavideo bari buze kwa uploadinga nta copyright iri buze kuza kubamo. Uwitwa The Ben rero yaje kubazwa ibya playback, avuga ati wowe byagenze bite kugira ngo ukine playback biki n'ibiki. The Ben rero biramutungura cyane, avuga ati oya, iriya ntabwo ari playback. Nyine yanewe yatunguwe no kumva hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda nyine tutarabimenya. Yego birashoboka, ntabwo turabimenya kubera ko abahanzi nyine babikoresha se ntabo, nyine ubwo ngubwo ni agashya yashatse kutuzanira. Ariko nyine ndagira ngo aka kantu tugakoreshe, tubanze turebe ibi bintu nyine, tubanze tubyumve neza koko, kandi tugendana akantu ku kandi. Hanyuma rero kuri stage The Ben ni umwe mu bantu bagaragarijwe igikundiro gikomeye, ni umwe mu bantu bagaragarijwe urukundo rukomeye cyane. Munyumve neza, njye ntabwo ndi kuvugira The Ben cyane ko ndabizi ari igihe umuntu ashobora gusaba muri commentaire isaza avuze nabi ngo urimo aravugira The Ben ngo n'ubundi ngo byagaragaye ni bya bintu twishyizemo, bya bintu twashyizwemo n'abantu bita nyine ku mbuga nkoranyambaga, babona bafite abantu benshi, aba influencer, aba bloggers, bitewe n'uko yaranabyishyuriwe akaza agashaka guharabika. Ariko The Ben ni ukuri yakoze stage nziza pe. Ariya masaha bwari bwije, tekereza nawe isaa 7 z'ijoro, abantu baba batangiye nyine kurambirwa kuba umuntu yasohoka muri Big Arena, ntabwo ari birenze. Na Bruce Melody yaza ko wari uriho ariya masaha, byari gushoboka ko hataburamo usohoka. Haba harimo ababyeyi, haba harimo abantu bafite inshingano nyinshi zitandukanye, haba harimo abantu buri buke bajya mu mirimo itandukanye bikorera. Ntabwo ari ngombwa rero ngo agende arare muri Big Arena, agere isaa 8 isaa 9 atarataha ngo ajye kuruhuka. Nubwo ari iminsi mikuru, hari abantu baba bikorera, umuntu ushobora kuruhuka umunsi umwe, ejo mu gitondo kabuga kijya gukora. Kandi koko ari business yawe, ufite abakiriya, mu gitondo ufite akazi, nta mpamvu yo kugira ngo urare mu bintu nk'ibyo ngibyo. Uba wishimye, umuhanzi wamubonye yaririmbye indirimbo 2, ariko wabona saa 7 zigufashe, nta mpamvu yo kugira ngo ukomeze ugumaho ngaho kandi hari ibyo ufite birimo kwangirika. Ngira ngo nicyo kintu cyagarutsweho cyane, ngo uburyo ngo abantu ngo basohotse, ngo uburyo ngo hajemo ngo playback. Iki kintu niba tukemeranyijweho neza, ukaba wemeye neza koko ko The Ben atakoze playback nk'uko babivuze nyine, ukaba wemeye neza ko igitaramo cyabaye kikageza mu gicuku. Bruce Melody niba yakoze stage yahereye mu masaha 5, akora stage amasaha 2, urumva atavuyeho hafi saa 7 gutyo, cyangwa saa 6 n'igice gutyo. Ngayibaze icyo gihe yavuyeho The Ben nawe ajya kuri stage, ubwo ngubwo ayo masaha urumva atakuze. Rero banyarwandakazi, ni ukuri The Ben yakoze stage nziza, yagerageje, nubwo wenda nyine abantu batishimye cyane nkuko Bruce Melody yabikoze, kuko Bruce Melody imbaraga yatangiranye ni nazo yasozanyije, noneho kuko yarasoje ahita ashyiramo indirimbo nshyashya Pom yakoranye na Diamond Platnumz. Ntabwo birumvikana, ntabwo yari bugire stage imeze nk'iya The Ben, nyine ntabwo bagira stage zimwe pe, cyane ko The Ben nyine nayo imbaraga yatangiranye ntabwo arizo yasoje agifite.
ndetse yanavuze ko aho bitagenze neza ubutaha azabikosora. Rero aho kugira ngo tumutere imbaraga tumushyigikire muri iki gikorwa cyiza yahisemo cyo kujya duha show buri kuri bonane, baturimo dushaka kumuca intege. Ese turi kwibuka ko ariwe muntu ubitegura akabigiramo uruhare rukomeye. Banyarwanda banyarwandakazi, mureke tureke guharabika The Ben, hanyuma tumushyigikire tunamutere ingabo mu bitugu nejo bundi azongera duhe show nziza nk'izi ngizi. Reka ngushimire cyane ubafashe umwanya wo ukabana nanjye kugera kuri uyu munota, ni iby'agaciro gakomeye cyane kuba wemeye ko tugerana kuri uyu munota, ni ibintu biba bidasanzwe. Reka ngushimire cyane rero, hanyuma ntugende udashyizeho komanteri yawe uko ibintu byumva ndetse n'uko wabibonye ukurikije. Niba warebye ushobora kuba utanageze muri BK Arena ariko warebye stage uko byagenze live, hari ama YouTube channel, hari ibinyamakuru byinshi byagiye binyuzaho live akantu ko kandi uko byagiye bigenda. Ariko turekere guharabika, niba umuntu bitagenze neza ntago ari ngombwa ngo dukomeze dushake no kubyuriraho ngo duhimbe n'ibindi bintu bitabaye. Tugendere mu byabaye, tugendere ku bintu bifite umurongo muzima. Reka ngushimire cyane rero uyofashe umwanya wo kabana nanjye kugera kuri uyu munota, ni iby'agaciro gakomeye. Imana ikomeze iguhe umugisha cyane.